Mana afite diki Yesu we. Twakoze round enye la massage noneho mbega umuhungu wicitse akajya akora massage muri pusi yampaye head nk'isaha yose turakomeza arakomeza arabikora nta n'isoni ariko ntari bingiye mba ninjiza yanjye Yesu we umva mwibwire bigeze nkuma saa 10 nyine mpita mvuga ahita ambwira ngo ufunga witarire niba nta kintu uri kubona ndambwira sawa ubwo nari ndi kuvugana na Ntuzi na Ngabo urabizi nyine abana na Gifrere wiwe ndaje ndabaza se afite Gifrere wiwe witwa Rafiki ariko tumwita Coga ndavuga se Coga arahari ahita avuga ngo wapi nyine yari ari gukomeza yinsistinga ambwira ngo basi nuva ku kazi ngo niyo byabasanga ngo uze kunshaka gusubiza ndavuga okay fine noneho bitewe kubitamo ko ngiye kwitahira ndamwaze se umva avuga ati mva nyirukanka ahubwo nyaruka ndavuga he kanzi nanjye sinari gutangwa mugabo uranzi ubwo mbabaza iki ndagiye nari nambaye akajipo nsigaye nifunga shumi ngendere kure nari nambaye akajipo n'akanuze n'agacrop top n'ikoti noneho ndagenda nari nambaye inkweto nari nambaye Jordan ndagenda mfata moto nyine njyayo isuba mbere ngiyeyo mporayo kenshi mani mporayo ndagendayo ngiye nsanga ariyo wenyine nsanga noneho nibwo akiva muri dushe aracyambaye na isume ari kwihanagura mpita nza ndinjira muri salo mutavuga nimba sari ndi kwandika ariko sinkuramo inkweto turavuga shana ari betumwe ngo wakinjira mu cyumba simana yanjye yambaye ubusa ndinjira no listen dude the guy afite big ku buryo namugeze wazagiye gukina pond ko byakwinjiriza Mana afite diki Yesu we uzi ko dukora sexy koko ndi uba wakoze dogi umva diki iri nko kundya mu gifu nagaruka kubeshya noneho urumva iyo wabendinze mani umugongo usa nk'uwagiyemo nyine wahinyemo kuriye nyine abantu babendinga umugongo asa nk'uwagiye mani dikigera kure ku buryo mpita nzamuka nyine nkazamura akagongo gutya ntabwo nabishobora gukomeza kunama gutyo noneho na diki afite twakoze urumva nagezeyo nka saa 11 twakoze round enye nkaminga sweatinga mana yanjye mbega umudomo cyakoze urenze mana nabona ngo Yesu we ntabwo dikiye igikwa narumiwe mani ntibishoboka dukoze nyine ndahagira ati mva nkokore massage ndavuga waba umfashije nyine sinzi niba amavuta narayakweretse hari utuvuta mfite nyine dushyira muri pusi okay nkaho uri virgin umuntu ashobora kutugushyiraho nyine ukahita woroha cyane ku buryo bihita byijyana noneho sasa arambwira ngo ufite amavuta ndayagenda mu kabaga ndavuga ahita yatswa hankorera massage noneho mbega umuhungu wicitse akajya akora massage muri pusi nyine wisuwe mbega ndagenda mbaweki yambaye ubusa baramusaze arimo arisiga yambaye ubusa ubwo ndangije aragira nyine ahita mpindukiza nimba nari ndyamye nubitse inda ahita mpindukiza ndeba hejuru sasa nkora massage mana nkajya numva ndamuka ngo please kwakuri ndavuga ngo reka dupakinge arabanza arandika aramanuka arangisinga amanura mu drama y'inesti ku buryo turakisinga aramanuka asakinga utububzi ageraho arandinkinga mani yampaye head nk'isaha yose ndatitira nubwo mbere umuntu yarampaye head ngatitira mani mba ndicingaho gasmin arongera mana we Yesu Mugore n'ubundi kubaje gusubira ubwo dukoze round 1 nyine turakoze igera hirarangira ari kumva noneho amugipira kiwe ndacyambara noneho nyambaye nsiba nk'umuryamye hejuru nyine birahunga bisanzwe mari naniryamiye ari kumva ubwo umuhungu mwiza shaho uri mu modoka imbere yanjye ubwo arangije ndagira muryama hejuru nyine ukuntu ndamukishinga ahita mpindukiza anjya hejuru arankisiga mana ahita afata aya mavuta ayamenaho ajya kuntera finga
urumva ko Imana amavuta atuma uba woroha byatari ku buryo ikintu cyose kiribyaye. Ashyiramo fingers ebyiri, numva ashyizemo eshatu ndavuga bite ko numva urubishyiramo fingers nyinshi, arangije ndambwira ngo ubwo ukabona rero kuvugishwa ibyongereza, kuvugishwa ibyongereza. Ashyiramo 3 fingers man, noneho ndeje nkajya mureba mu maso nkabona risiriye. Imana yahita ishyiramo finger enye, noneho numva umwuka urabuze, si ukubeshyira, numva umwuka urabuze. Arangije turakomeza, arakomeza arabikora, noneho njye kumva numva uko yashyizemo fingers enye ahita azikuramo, ahita ashyiramo ebyiri muri asimani, ibaze mu kabuno bro. Ndetse mvuga mbaye pede ishyiramo Imana ashyira mu kabuno, ahita amwindikiza agiye kunkoresha ano 6 man. Ndavuga aje mbwa ngo please, ndavuga please ibiki, ubuze ukuntu ano 6 babaza narayikoze ngenda yizi. Bavuga ngo nta kintu kibabaza nka biriya bisafusha hamwe mbabona nta n'ikintu murimo. Imana ndavuga aje mbwa please, ndamugana ndabyanga rwose. Ahita afata aranira, okay mane ntabwo abyibushye ariko nyine nakaje ukuntu ari muremure, ashaka kuba gusumba, afite body nyine tu, ariko bitari nk'ibyaba Gibson n'ibiki, afite body nyine iri aho ngaho bitarenze cyane. Ahita anerura ankoresha kanoze ka position aneruye. Imana noneho umuriro mufite dikigera ntabwo nabona ukuntu mbikubwira. Agaze kuvuga gutyo ngo intoki enye ngo ibiki, ngo respect, noneho ko wa muzungu ashyiragamo ikiganza. Pusi ya stretchinga, naho wibyo ngibyo uri kuvuga ngo by'ubwoha, sikundi ubuhazi iki. Manu dufinga turarenze, reka batugutere, rekana n'ubugoryi.